Iyi ni Cooking Fam, tubaye ikaze. Niba udukurikiye si ubwa mbere wumvise igihingwa cy'indimu. Abenshi mu batuye isi bakoresha indimu mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abazirya nk'urubuto bisanzwe, abandi bakazikamurira mu mafunguro atandukanye. Indimu zikungahaye kuri vitamine C, ndetse hari n'abazikoresha nk'uburyo bwo kugabanura ibiro ndetse n'ibindi. Niba wari usanzwe ukoresha indimu, wari uzi ko biriya bishishwa by'inyuma bifite akamaro ntagereranywa ku buzima bwacu? Niba wari usanzwe ubijugunya rero, ndakubwiza ukuri, nyuma yo kumva iyi video twaguteguriye kuri Cooking Fam, ntuzongera kujugunya ibishishwa by'indimu ukundi. Mbere y'uko dutangira ikiganiro, reka dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, dushimire abakanze subscribe ndetse n'abakomeje kutwohereza comments zitandukanye, dushishikariza kandi abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fam tubategurira. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, bwerekanye ko ibishishwa by'indimu bifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Kubera vitamine C ibonekamo, biyiha uburenganzira bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu, bityo ntitubashe kwatakwa n'indwara zitandukanye. Ubushakashatsi bwerekanye ko ibishishwa by'indimu bifasha kandi mu kurwanya kanseri. Kubera flavonoide ibonekamo, biyiha ubushobozi bwo kurwanya kanseri zigiye zitandukanye. Ibishishwa by'indimu bibonekamo calcium ndetse na vitamine C. Ibyo bituma bigira ubushobozi bwo gutuma amagufa yacu akomera, tukaba twatandukana n'indwara z'amagufa, twavuga nka osteoporosis ndetse n'izindi. Ibishishwa by'indimu kandi bifasha umutima kumera neza. Niba wifuza ko umutima wawe ubasha kugira ubuzima ugatandukana n'indwara y'umutima, koresha ibishishwa by'indimu. Ibishishwa by'indimu kandi, nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, bwerekanye ko bifasha amenyo yacu gukomera kandi bikanaturinda kwandura bagiteri zo mu menyo. Ibishishwa by'indimu bifatwa nka deodora iri naturelle. Ushobora gufata ibishishwa by'indimu ukabivanga mu mazi, hanyuma ugashyira mu gacupa, ukajya unyanyagiza ahantu hose wumvisha hari impumuro mbi, cyangwa se niba hari aho ugiye guhanagura, cyangwa se niba ugiye koza ibyombo, ukavanga ayo mazi arimo ibishishwa by'indimu mu mazi ugiye kogesha, bityo bizatuma ubasha kwica amabagiteri yose n'impumuro mbi igende burundu. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko ibishishwa by'indimu bifasha mu gukuraho uduheri two mu maso. Ku bantu bakunze kugira ibiheri byo mu maso, ibishishwa by'indimu byabafasha. Nta kindi wakora, ni ugufata ibishishwa by'indimu ukabisokinga mu mazi cyangwa se ukabishyira mu mazi meza. Byaba byiza uvanzemo icyatsi cyitwa mint niba wabasha kukibona, hanyuma ugafata urwo ruvange ukarushyira mu gacupa keza, ukajya wisprayinga mu maso umaze kuhakarabamo neza. Ibyo bizatuma ibiheri byawe bigenda. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibishishwa by'indimu byagufasha mu kwirukana imibu. Niba ubona imiti yirukana imibu yagushiranye, wihangayika. Fata ibishishwa by'indimu ubishyire mu mazi, utereke ahantu ubona hakunze kuza imibu myinshi. Biragufasha by'igihe gitoya, birirukana imibu mu gihe gito. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibishishwa by'indimu kandi byagufasha mu kurwanya infection zo mu nkari. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kandi ibishishwa by'indimu kurwanya infection zataka amatwi. Noneho reka tubabwire uburyo wakoreshamo ibishishwa by'indimu mu byo kurya bitandukanye bya buri munsi, kugira ngo ubashe kubona za ntungamubiri ndetse bibashe kuba byagirira n'akamaro ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ushobora kongera ibishishwa by'indimu muri ji y'imbuto ugiye gukora,
bityo bikayongerera uburyohe ndetse n'impumuro nziza. Ku bantu badakunda kurya umunyu cyangwa se abaganga bakaba barababujije kurya umunyu bitewe n'indwara zitandukanye, wafata ibishishwa by'indimu ukabiharagata ugakuraho icyitwa lemon zeste. Ni ukubiharagata ugakuraho udufu tw'inyuma ku bishishwa by'indimu, wamara kudukuraho ukadufata ukatuvanga mu biryo byawe. Ibiryo byawe bizaryoha kandi bigire n'impumuro nziza, uryoherwe n'ubwo waba utashyizemo umunyu. Ushobora kandi gufata ibishishwa by'indimu ukabishyira mu cyayi ugiye kunywa, bityo ukaryoherwa kurushaho. Ubundi buryo wakoreshamo ibishishwa by'indimu ni ukubifata ukabyumisha, wamara kubyumisha ukabisya. Iyo fu ukajya uyivanga mu makeke ugiye gukora, mu mandazi cyangwa se ibindi byose byo kurya bitetswe mu ifuru. Ubundi buryo ushobora gukoreshamo ibishishwa by'indimu, ushobora kubifata ukabiteka mu mazi ugiye gutekamo umuceri. Uwo muceri uraryoha kandi ukagira n'impumuro nziza, bityo ukarushaho kuryoha. Bakunzi ba Cooking Fame, mwiyumviye rero ko nta mpamvu n'imwe yatuma wangiza biriya bishishwa by'indimu, kuko ubushakashatsi buvuga ko bigira akamaro kanini karenze n'ak'indimu isanzwe. Ubwo rero nahawe kugira ngo usigasire ubuzima ukoresha ibishishwa by'indimu. Reka tubashimire ko mukomeje kudukurikirana, tubashimire kandi abakoze subscribe n'abakomeza kutwohereza comment zitandukanye batubwira niba hari icyo twahindura cyangwa se niba hari ibyo bifuza ko twabagezaho. Kandi dushishikarize abatarakora subscribe gukora subscribe hakiri kare kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame bagezaho buri munsi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.